Turi mukomeje kugenda dutembera muri kano gace twatangiriye ku bintu byinshi nkuko mubibona. Nkuko murimo mubibona murabona ko ari quartier tuwe n'abaturage benshi bafite uturimo twinshi two kwiteza imbere, bakora imirimo myinshi itandukanye. Twabwira abantu yuko rero aba n'abaturage murabibona hari ibyo kurya baracuruza, bamaze kugira byinshi bageraho. Murabona harimo abambaye imyenda ya MTN, byumvikane ko barakora nabo kandi biteza imbere. So icyo twababwiye rero mu buryo butandukanye, murabona ko ari ibintu bishimishije. Nkuko mubibona turimo dusatira ahantu baba benshi baba baherereye, baba bava gukora imirimo myinshi itandukanye. Urumva hano hasi nkuko twayibonye benshi bakora imirimo yo kwiteza imbere binyuze mu kumba amatafari, mu gukora ibintu byinshi bitandukanye. So rero icyo twabwira abantu nkuko mubireba ahangaha naho bita mu Ntama. Aho bita mu Ntama, abaturage ni quartier ituriye aya masaha n'amasaha bamwe mu ndimi z'amahanga bita lunch. Baba baje kurya, baba baje kugira kwiteza imbere cyangwa se kugira ngo basubire mu kazi, baba baje mu kiruhuko cya saa sita. Twagiye boss. Tugende. Ganira mwana. Bona peta basa. Ese mwana mwanteje ipafu nanjye basa. Wewe nta n'ikibazo nicyo binatwaye. None se ushobora gusarara mwana mwanteje ipafu nanjye basa. Magere. Kamagere umusa. Tubonye abantu bari ku saa sita, ariko iri fungo niwe wariteguye papa. Iri fungo niwe uritegura. Abasaza. Kuraje mbabwiye ngo bon appétit. Ahangaha abasaza kubitanye n'abasaza bavuye mu mirimo myinshi itandukanye. Ahangaha muvuye gukorera abasaza. Reka twegere umujene n'umwe bitubwira. Salama papa. Namahoro. Bangitade udatusi. Mvuye mu gishanga cy'amatafari hano hepfo niho nkorera. Yego. Nje gufata agafunguro ku isasta. Yego. Niho mudusanze. Kugira ngo umubiri wongere imbaraga. Ubu ndishimye ko ni mama makuru ni radio yihe. Ingi bayita Giant Voice TV. TV Rwanda. Ahangaha no kuvuga ngo rero ubuno kuvuga ngo buje kongera umubiri imbaraga. Ahanga iri funguro babategura riba nimeze neza. Nta kibazo ahangaha niho dusanzwe twisanzure, wowe urabona ko ni iri funguro dufite. Urabona isuku irahari. Ririyubashe. Nta kibazo dufite rwose. Mu buzima busanzwe twebwe rero turimo tujya tuvugira abaturage, turimo tujya mu buzima busanzwe. Ese abaturage babayeho bate? Ese abaturage bakoze imirimo yabo bayikora bate? Bigenda bite? None se umusaza muzima busanzwe ukora iki wowe? Yewe muzima busanzwe ndi mu by'amatafari hano mu gishanga nanje gupagasa. Yego. Ariko na amahoro. Sibye kavana mukatunyaze ko twari gufata agafunguro nta kibazo kindi gihari. Ese ubundi niba atari ibanga kagafunguro bukaba gahagaze nkangaye ku isasta yaya masaha? Agafunguro ni igihumbi. Ni inoti y'igihumbi kabisa. Nitwa Twizerimana Gilbert. Yes. Umaze gufungura hagaze neza. Ebana nduzuye. Nduzuye tu. Nduzuye kabisa. Ubu ngubu ebana ugiye gusubira nayo ndamurare nyinshi cyane. Uvuga uti amaboko yanjye agomba kubaka iki? Agomba kubaka igihugu. Ubundi haryo wakoze utakoze ntiwarya kabisa nta kibazo. Konde bukiri umujeri kiri muto wabwira urubyiruko dukura amaboko mu mufuka dukore. Ubundi no kuvuga ngo udakoze abashaka kwiba. Yego. Ariko iyo wakoze ugomba kugenda ukarya utwaka twawe ukishura muzeye hariya ugasubira mu kazi nta kibazo ufite. Nta kibazo rwose. Tugaburiye. Uyu mukecuru agafungura ndabona bagateguye neza. Toto bakwita Kinaturutse mu Ruhango naje guhigira inama mu mujyi. Waje guhigira inama mu mujyi. Uyu mubuze usaba gukora ikizanda mu. Genda umufundi. Yego. Reka. Ubindege bayagurutse nawe. Rwose umunani ibyo mba ndimo. Ubindege byari. Niko abihagaze. Wabwira iki abantu baguteza amatwi none hajanda mu? No kugira ngo nabakuramo ku mufuka bakore bikaduha umusaruro tukabaho neza nk'abandi. Buri ari amazu ni mande bakibagabaga yose niho yubaka.
ariya niho hariya mba nagiye nkora runaka hirya no hino. Shandamuru ku munsi umufundi ariko ngo abafundi bagiramo ibice bitandukanye hari abafundi mu bice bingana bite bihe nibe Hari ibice bigiye birimo ngenzi bike, harimo abasharupansi, harimo aba engineer, ariko ngende umufundi usanzwe ntago naba engineer. ntabwo uri engineer Shandamuru yatabiri ibanga ukorera nkangahe Ni 8,000 kubahemba ku mufundi na kabisa ubu se umaze igihe turi umufundi Shandamuru umwaka n'igice. Akazagafunguro ariko mwana wabwiye no musaza ko nta agafunguro oyi mpana yo nkubite mukecuru akagaje Shandamuru wabwira iki nk'urubyiruko uyete batubwira abantu dushobore no kugira ngo urubyiruko rutubona ruteze amatwi ruri hirya no hino mu gihugu bashobore nabo kujya barubwira iki mungana mu myaka uri mu Shandamuru No kureba icyo bakora bakiteza imbere nabo bagashobora kugira aho bagera rwose ntibaguma aho ngaho ngo bagumye bo kugira icyo bakora bakura amaboko mu mufuka nyine runaka. Shandamuru mu myaka umaze uri umufundi uhembwa ayo mafaranga na gutyo bimaze kumara iki Shandamuru? Hari byinshi byamariye nashoboye nanjye kwiyubakira ubwanjye ubu ntago nyikodesha. Yego wiyubakiye inzu yawe uhehe mu Ruhango cyangwa wayubatse ni Kigali? Nayubatse hariya mu Ruhango aho bita muri Mwendo ndahabona ni hariya. Ubwo bivuze ngo muri ibyo bintu bimaze icyo bikumarira? Hari icyo byamariye rwose ntungwa n'umuryango wanjye. Reka tubwire urubyiruko ruri muri aya masaha harimo rufata ibiyobyabwenge urubyiruko rurimo rugira gute ko rukwiriye kureka kunywa ibiyobyabwenge rukaza kwihangira rugakora imirimo bashobora kwiteza imbere nawe? Niko bimeze ibiyobyabwenge bakabyihorera rwose kuko nta kintu byakugezaho ni ukwishakira ibindi bitera imbere runaka. Shandamuru ukomeze ushyiremo imbaraga ukomeze ukorera se muze ifunguro ubundi rigurisha gute? Ubundi ifunguro rigurisha gute? Bakubwiye ko ari 1,000. Inote y'igihumbi uhera ku 1,000 bizamuka cyangwa uhera ku 1,000 bimanuka? Bimanuka kugera kuri 500. Ubu nanjye nkubita ifunguro nkarya? Biterwa n'ubushobozi wifitiye. Hari igihe tuguha ibya 700 ibya 500 1,000 biterwa n'ingufu zawe cyangwa n'ukuntu umufuka uhagaze. Uhagaze nyine. Ese musaza njyewe numva maze imyaka myinshi nkubona ukora uyu mwuga harya ubundi hatari bangwe maze igihe kingana gute utegurira abanyarwanda bakora bari bifira ifunguro? Njyewe rero ubu ngubu mbikubwiye kuva kera nkiri muto. Yego ndi umuntu w'umushakashatsi mu byerekeranye n'ifaranga. Ubwo rero nukuvuga ngo kubikubwira ntacyo byamara kuko njye nabyaye abana benshi. Niyo mpamvu nta kintu ngeraho kubera ko wa mutungo barawukurura wose barawukurura. Rero bawukuruye ntabwo nshobora kugira ikindi kintu nshobora kunguka kuko ibyakabagiriye umumaro barabirya. Ibyakangiriye umumaro barabirya. Ariko nabo bashobora kukurumva byose bari nko mu mashuri barimo bariga urumva rero numwe ushaka kuba ufite abana uyu munsi wa none ukaba urimo ukora icyo ukora ugashyikora abana ku ishuri. Arimo aratubwira ngo byamugiriye umumaro yigisha abana be byaguteje imbere. Mwamwumvishe uyu musaza namwe bashaka gukora mwiteze imbere mugane uturimo tw'amaboko twikomereze mwana musaza urakoze. Iki ngiki ariko ahubwo igikomeye cyane iyi finance bakorera hariya kwa Nyamvumba bakorera hano kuri station kuri impande yo mu Birembo uhageze aho kubita ifaranga ukazamura business yawe kongera ikaba neza rwose hageri urangwa no kuhagera ugahita ubona amafaranga ubundi ukiteza imbere. Zamuka kubita ifaranga zamuka rwose. Nkuko mubibona tukomeranya dutembera aho tubona abaturage benshi batandukanye bagenda baba bari mu turimo tw'amaboko nkuko mubireba. Saa sita irageze barimo barahaha imineke. Koperi murahaha akafuka wakariye waza kurya imineke yonyine. Abasa saa sita yageze saa sita yageze mama uraho saa sita yageze. Oya ntago nagufotora ntago dupfa gufotora umuntu gutyo. Oya ntago dupfa gufotora umuntu. Tonto ndakubona musa. Nasha ugashera se urimo kubita gashera se mwana musa. Ndakubona urimo kubita gashera. Akose bakita ngo iki? Oya mikoro yanjye yihore niba ushaka nkwa kandi ujye kuri mikoro. Abasa agashabiro kahiye se. Ariko ndabona ngo ari agashabiro kahiye. Tonto ko nako mwana ko ndamutansuhuza. Bamugira ngo bigende bite tonto.
niko imeze bitabasa mwaje kuruhuka mwaje gufata ka pose musubire mu kazi mushyiremo imbaraga mwana tuba amaboko ateje imbere rubanda natwe tukiteza imbere niko bimeze ga ega rubanda ni wowe rubanda ni gihe rubanda nuriya rubanda ni bariya rubanda ni twebwe iyo wakoze tubaho iyo wakoze ibintu bigenda neza mbese ntubona nk'ariya amatafari barimo barayapakira kubera ko wakoze nakuvuga ngo nanjye ndi umuntu ngawe reka twumve mwana yes reka ngufatire nta kibazo umusaza nanjye ndi umuntu muri bamwe bakora akazi ko kubumba hariya yego iyo mbumbye hariya mba nteza imbere bose nanjye nkiteza imbere nawe ukiteza imbere ni ukuvuga ngo rero kwiteza imbere kwanjye ni ukuvuga nimubone amafaranga ngende nguremo akagurube nguremo agatama nkorore n'inkwavu ninzibona nzorore na bosi yabona aguza inzu mu Kigali cyangwa mu Musanze akayigura hanyuma twese tuba twiteje imbere iyo twiteje imbere na bosi abayiteje imbere tukaruteza imbere se bakwita wiki musa nitwa Nirembere Florene imeze gute imeze neza cyane Florene ese waje nawe uturutse Florene naje nahantutse Musanze yere ntutse Karangazi wewe utetse i Musanze urumva ko njye natutse Karangazi ngeze inaha urumva nyanya uko turimo tw'amaboko harimo tw'umunwa urabona ko umunwa nyanya urimo urakora neza birashoboka kandi ni byiza cyane ni byiza kandi ndabikunda kuba mukoresha umunwa mugakoresha n'amaboko kandi ijwi rya rubanda tukavugira rubanda cyo ikintu ngenda kundiye aha ngaha nuko nasanze abajene babo bose barayobotse gukora umurimo yego ni byiza cyane musa muri muteje imbere rubanda njyewe uzi ko nari nzi ko umuntu ashobora no gukira atakoze ariko usanga bidashoboka ni ukuvuga ngo njyewe naje gusanga umurimo w'amaboko ari mwiza cyane kandi n'umurimo w'umunwa ni mwiza cyane iyo ukoresha umurimo w'amaboko uba witeza imbere wakoresha umurimo w'amagambo ukaba witeje imbere ni ukuvuga ngo njye nkoresha umurimo w'amaboko nawe uraje mwana nawe yizire mwana umurimo w'amaboko rero mwukoresha gutya njye mbumbira umubosi runaka bosi nkorera arampemba iyo ampembye nohereza mu rugo ati ngurira agatama ngurira akagurube se cyangwa se ikora imirimo bivuze ngo biriya bitano tureba hariya byose byaturutse mu maboko yanjye wallahi sha murakora kabisa oya murakora tu musa umeze ute wowe nawe umeze gute ndashima Imana wenda gufatira ese musa pezaga muramuzi oya muzi musaza wacu turamukunda cyane uzamubwire yuko tumukunda cyane abaturage bo mu karere ka Gakenke twe mu karere ka Gakenke dukunda muzehe wacu iterambere yari tugejejeho twese ibyo uvuga ni ukuri kwe pagasiriza hano duturutse mu karere ka Gakenke mu murenge wa Cyabingo na kimwe twaburanye muzehe wa waruzi ibindi se utaruzi waruzi ko uyu munsi muzehe akoze birthday wari ubizi mwana tuhora tumushigikiye tugomba guhora tumubona aho turi hose niba twaraje tuvuye hariya mu ntara tugomba kumusanga aho hariho hose muzehe wacu byashoboka ko twamutora akatuyobora igihe cyose igihe cyose ntabwo dukeneye urabona manda ni imyaka 7 ntabwo tugikeneye by'imyaka ubu ngubu imyaka yabaye 5 yadukuye habi atugeza heza kandi aracatuzamura heza byashoboka ko twamutora akatuyobora imyaka yose u Rwanda ubuze oye amajwi yose Nirembere nemeje yuko Paul Kagame agomba kuzadutora igihe cyose kandi turamukunda cyane yaravuze ngo uhinga muwe nasigana kazi ni kazi turamwumva P7 arabitubwira ngo ni kazi uhinga muwe nasigana zamutora ku gipfunsi Paul Kagame FPR none wewe bimeze bite mwana none wewe bimeze umunyamuryango wa FPR nje ubu ngubu size ngizi ni nje ndi umunyamuryango wa FPR nje avande baguce wo mu karere ka Gakenke ndi umunyamuryango wa FPR ese mwese muri mu karere ka Gakenke terabye nta muntu wa Karangazi wacura hangaha
nta wundi muntu njyewe iwacu ni Karangazi ariko uwi Karangazi nawe nagera imbere turebe tumurebe tumushimire kandi tugeze mu karere kabo tumushimire cyane twabonye wowe turereke n'undi tumushimire nkatwe twatutse mu karere k'Agakenke tumushimire ngo twinjiye mu muryango wa FPR baramukunda baramukunda we wowe urumushira hari ikibazo si wese nyine ni byose ni sawa nyine none se wowe ko ndeba ufite akavoka wampaye wanyajya kurya mwana niko ko ndeba ufite akavoka ujya kurya saa sita se mwana nkako dufaranga ndashonje urashonje wese wewe kandi ufite voka mwana ariko we maze mubwire mwana awe afite voka afite n'agakoresho urabona ko avuye gupagasi nyine zonyine uri umufundi wowe se umufundi usabiriza urumva uyu mukoboyi wafite wowe ufite ukuri uko ugiye kubaho gusa genda aza kubaho gute mwana zonyine se dere nakoshye kana kandi tumuha amatafari agakora none tujye kumuha amafaranga kandi turabayede abayede ntabaremera abafundi umufundi aremera abayede yego akazi niko kamuhesha gahumbi akazi akora akazi agenda akora akazi kamuhesha gahumbi ucanga bameze guca ukujyana amapantaro yego ntabeze umusa twambaye nabi naguhamagara mwana twambaye nabi twambara neza ruko tujya hano uri mu kazi ose abantu nibabona ko uri mu kazi nyine uri mu kazi ubundi mu kazi njye narutse mu karere ka Gakenke nje guteza imbere igihugu yego njye ni rebera forore